Ikaze mu kiganiro U Rwanda rw'Intego kuri 88.3 Inshuti ya bose. Muze twese hamwe U Rwanda rufite intego kandi ruziriye. Ikiganiro U Rwanda rw'Intego ni buri wa gatanu saa 2 z'umugoroba kuri 88.3 City Radio Inshuti ya bose. Umugoroba mwiza mwese mukurikiye 88.3 City Radio Inshuti ya bose. Iki ni ikiganiro U Rwanda rw'Intego, mugezwaho nanje Prince ndetse na mugenzi wanje Ange, ariko Ange nago uyu munsi yabonetse kubw'impamvu zitandukanye. Nizere ko mumeze neza aho muri mu gihugu hagiye hatandukanye. Weekend muyitangiye neza kandi nizere ko icyumweru cyabagendekeye neza nubwo kitararangira, ariko iminsi isanzwe yarangiye. Nizere ko mumeze neza. Abari gutaha, bari kuva mu kazi, bari kutwumva bari mu modoka, nabo ndabasuhuje cyane. Abari kutwumvira mu abageze mu rugo, nabo ndabasuhuje cyane. Wowe uri kutwumvira mu majyepfo, mu majyaruguru, mu burasirazuba ndetse n'iburengerazuba, nizere ko uguwe neza cyane. Nawe ndagusuhuje kuba wahisemo gushyira kuri 88.3 City Radio uri kumva ikiganiro U Rwanda rw'Intego. Ya imirongo yacu irafunguye, mukaduhamagara mukatubwira uko weekend ibasanze mumeze, ndetse mugasoza abantu bagiye batandukanye mwifuza kuri ya mirongo yacu 0788 078 36 abakoresha Tigo cyangwa Airtel ni 07229445 21 ukaduhamagara ukatubwira uko umeze nuko utangiye weekend umeze, ugasuhuza n'abantu bake cyane. Mwana twandikira n'ubutumwa bugufi kuri izo nimero, cyangwa se abakoresha WhatsApp nabwo twandikira kuri 0788 34 34 Nizere ko mumeze neza kandi muguwe neza. Telefone turazakira rwose, dukomeza twiyumvira ni indirimbo ya Gisa cy'inganzo. Ni indirimbo ya kera ariko indirimbo nziza cyane, ivuga ati ndamurembuza, ariko nubwo turi kwiyumva ndagenda nakiramo amatelefone hagati aho ngaho. Ni ndamurembuza ya Gisa cy'inganzo, nako numvishe ngo yahinduye izina, yagarutse mu isura nshyashya, ubu ni King Gisa cy'inganzo.
telefone sinzi ko mwe muri guhamagara icyarimwe akabura n'imwe ica muhana akanya muduhamagara kuri 078 kuko iminota yanyu nabageneye iri kugenda ishira cyane. Ni 078 66 36 cyangwa se abakoresha Tigo. Hello. Yes, City Radio. Hello. Hello. Yes, City Radio. Hello. Witwa nduherereye? Ni Muhoza Uruhare. Yego. Icyo kiganiro rwose turagikunda cyane. Urakoze cyane. Suza nk'abantu nka babiri. Ndasuhuza KUBAKA. Ngo. N'abanyonzi. Okay. Mwabona akaririmbo. Akaririmbo ni kuwa gatanu utaha. Kuwa gatanu utaha. Murakoze. Sawa. City Radio. Hello. Hello. Yego, witwa nduherereye? Itwa Jeanne merere mu Ngororero. Mu Ngororero umeze mute? Meze neza. Natwe tuba tubakurikiye. Yego. Gira umugoroba mwiza. Sawa, urakoze cyane mu Ngororero kandi ubasuhuze. City Radio. Hello. Hello, niwe. Yego, witwa nduherereye agana he? Claudine merereye mu Gatenga. Ndabakurikiye cyane. Urakoze cyane, abantu mu Gatenga basuhuze cyane. Ndashimye ndamucuhuje. Arakumva rwose. Ijoro ryiza. Sawa sawa. Hello. City Radio. Hello. Tumeze neza hano i Burera. Yego. Ni Ernest. Izina ni Ernest. Meze mutonga. Tumeze neza cyane umurenge ni Rwerere. Nakavura kaguye uyu munsi. Nakavura kaguye uyu munsi. N'ubu ngubu kari gutonyanga. Ndumva mwe mumeze neza. Ndasubutsa none abanyeshuri biga groupe scolaire Icyapa. Yego. N'ababyeyi banje. Yego. N'umukunzi wanje Sarafina. Cyane nizere ko akumva rwose. Aranyumva neza ndashima ati Ernest aragukunda cyane Burera hano turamukunda cyane. Ndashima rwose ndizera ko ari kubumva. Yego yabashimiye nawe. Rwose murakoze City Allo. Sawa sawa. Jeanne abakoresha Tigo mwaduhamagara kuri 0722 944521. City Radio. Hello. Hello. Yego, witwa nduherereye agana he? Twishimire Twishimire agana he? kugisoza. Weekend itangiye gute? Amayinite yise mushira. Abantu bo ku Gisozi turabasuhuje cyane. Mukomeze kugubwa neza. Iminota nayo nabageneye irarangiye. Umukanya tugiye kwakira umutumirwa ndetse tuganira ku nsanganyamatsiko y'uno munsi. Mbabwira namwe mwatanga igitekerezo cyanyu kijyanye n'insanganyamatsiko y'uno munsi tugiye kuganiraho mujya ku mbuga nkoranyambaga za Purpose Rwanda.
babwira ko iki kiganiro mukigezwaho n'umuryango Purpose Rwanda, umuryango utegamiye kuri Leta, uharanira kubaka u Rwanda rw'Intego rutarangwamo ibiyobyabwenge ku bufatanye na City Radio 88.3 Inshuti ya bose. Naye kugira ngo twungurane ibitekerezo wajya ku mbuga nkoranyambaga za Purpose Rwanda kuri Twitter, kuri Facebook cyangwa se kuri Instagram. Biterwa n'urubuga wisangamo ukaduha igitekerezo cyawe. Cyangwa uko nabibabwiye mukatwandikira kuri WhatsApp, nanone kuri telefone 0788 34 34 Reka dufate akaruhuko gato cyane, ubundi turahita tugaruka twinjira mu nsanganyamatsiko yacu y'uno munsi ndetse twakira n'umutumirwa wacu. Ikiganiro U Rwanda rw'Intego ni buri wa gatanu saa 2 z'umugoroba kuri 88.3 City Radio, Inshuti ya bose. Ya ikaze nanone mbahaye ikaze mu kiganiro U Rwanda rw'Intego, mugezwa nanjye Prince ndetse na mugenzi wanjye Ange, ariko uyu munsi ntago yabonetse. Uyu munsi rero turakomereza ku nsanganyamatsiko y'ubushize n'ubundi twari twaganiriyeho, igira iti uruhare rw'abikorera mu kurwanya ibiyobyabwenge n'ubuzererezi. Icyumweru cyatambutse twari turi kumwe n'umutumirwa Jeanne kuva muri Esperanza Limited. Uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa ngiye guha ikaze, akaba ari we ubibwira kuko ni umuntu mukuru cyane kandi ndizera ko tugiye kuganira kuri iyi nsanganyamatsiko, kandi namwe ibitekerezo byanyu turaza kubyakira, aho turi bube tuganira nanone ku ruhare rw'abikorera mu kurwanya ibiyobyabwenge n'ubuzererezi. Guhaye ikaze. Nakoze Emma. Nitwa UWAYISABA Jeanne. Nkaba ari ngishinzwe abakozi mu kigo cya Jari Investment. Muri Jari Investment mumeze mute? Muri Jari Investment turaho, tumeze neza, biragenda. Ndumva ari amahoro. Ikibazo cy'imodoka zibura biba byagenze gute? Emma, ikibazo cy'imodoka zibura, hari ibintu byinshi bitandukanye bishobora gutuma imodoka zibura. Ku ruhande rwawe ushobora kubona ko zabuze ariko nyamara zitabuze. Urugero natanga, hari igihe biba ngombwa ko imodoka zibura mu masaha ya nimugoroba, cyangwa se imirongo ikaba miremire mu masaha ya nimugoroba, nyamara imodoka zitabuze, ahubwo byatewe n'uko abantu benshi bose hamwe basohokeye rimwe mu kazi cyangwa mu mirimo bari barimo, bigatuma bahurira aho bategera, bikagaragara nk'aho imodoka zibaye nkeya, nyamara atari ubuke bw'imodoka, ahubwo ari ba bantu barangije imirimo rimwe bagahurira aho bategera rimwe, kandi mu masaha agaragaramo nk'aho harimo izambutiyaje nyinshi. Urakoze cyane mise, mubaza ikijyanye na transport, ariko ubundi muri make Jari Investment ku bantu babyumvishe bwa mbere, kuko nibyo bya transport ngubajije nibazi impamvu mbikubajije. Ubundi muri make Jari Investment ni iki? Murakoze cyane. Ubundi Jari Investment ni ikigo cy'ishoramari, nkuko wari umaze kubivuga ukomozaho kuri Jari Transport, ni kimwe mu bigo bya Jari Investment. Jari Investment ikaba ifite ibindi bigo bishamikiyeho, ari byo Jari Transport nkuko wabivuze, hakaba na Jari Real Estate, tukagira na Jari Microfinance. Ibyo bigo byose bifite services bitanga kandi zitandukanye. Jari Transport ni ishinzwe ibijyanye na public transport hano mu mujyi wa Kigali. Abantu benshi mujya muzibona imodoka zanditseho Jari Transport, ni iryo shami cyangwa icyo kigo gishinzwe kubikurikirana ibijyanye n'izo modoka zitwara abagenzi. Hakazaho Jari Real Estate, ariyo ikurikirana iyubakwa ry'amagare atandukanye hirya no hino.
ndetse no gucunga ibikorwa bimwe na bimwe byo muri gare. Hakazaho ikindi kigo navuze bita Jari Microfinance gitanga serivisi zitandukanye zirimo kubika no gutanga inguzanyo ku bakiriya. Muri rusange n'ibyo bigo dufite na serivisi dutanga. Murakoze. Ndumva ari sawa cyane. Kugira ngo umuntu wenda duhere kuri microfinance kugira ngo abe umukiriya wanyu bisaba iki? Ubundi kugira ngo umuntu abe umukiriya wacu, umuntu wari we wese yemerewe kuba umukiriya wacu, ntago turobanura. Bimwe mu bisabwa ni ukuba wifuza gufungura konte muri banke yacu cyangwa se muri microfinance yacu. Hari ibyo tugusaba, amafoto ya pasiporo, tugusaba fotokopi z'indangamuntu. Ibyo ni ibintu buri muntu wese cyangwa buri muturage afite ashobora kubona, bitagira n'ikindi kiguzi byasaba ko gitangwa kugira ngo biboneke. Rero ni ikaze muri Jari Microfinance, ntimuzatinye kuza kuba abakiriya bacu. Nta kindi kiguzi rwose dusaba usibye kuza witwaje bimwe mu bisabwa ukemererwa kuba umukiriya wacu. Ndumva mukorera Jari, ndavuga kuri Jari Microfinance cyane cyane. Jari Microfinance ikorera Nyabugogo, mu nzu bakunda kwita Inkundamahoro, iri iteganye na hano bita kuri Wasake. Ugeze ahantu hateganye na Wasake ukareba iburyo bwawe, ibumoso uzamuka ni ibumoso, uhita uhabona icyapa kigaragaza Jari Microfinance. Urakoze cyane, nizere ko bumvishe neza. Twajya mu bindi muri Jari Transport na Estate, ariko ntago aricyo uyu munsi cyatuzinduye, ahubwo turi kwirebera ku kibazo cy'ubuzererezi ndetse n'ibiyobyabwenge. Nkawe ku giti cyawe, iyo wumvishe ibiyobyabwenge cyangwa se ubuzererezi ubyumva gute muri rusange? Ikibazo cy'ibiyobyabwenge cyangwa se ubuzererezi muri rusange mbifata nk'ikibazo gikomeye kandi gikomereye isi muri rusange. Nta nubwo ari isi gusa, ahubwo ni ikibazo gikomereye n'igihugu cyacu. Nk'uko mubizi, mu gihugu cyacu aho tugenda hirya no hino, aho dukorera cyangwa se mu ngo zacu cyangwa se mu baturanyi bacu, hari aho tugera tugahura n'abantu bajya bakoresha ibyo biyobyabwenge. Iyo ubyitegereje ukabireba ubona atari ikintu cyoroshye cyo kwicara ngo ureberere. Ni ikibazo, niyo mpamvu mvuga ngo ni ikibazo gikomeye kandi gikomereye umuryango, haba umuryango nyarwanda haba n'isi muri rusange. Ku bwanjye rero mbibona nk'ikibazo gikomeye kandi kitari ikibazo cyo kwicara ngo turebere gusa, ahubwo ari ikibazo dukwiriye kugira icyo dukoraho kugira ngo tugikumire cyangwa se tugihagarike, cyo gukomeza gukwirakwira mu muryango nyarwanda cyangwa mu bana bacu. Nyine uzaduhaye ibigo mufite bishamikiye kuri Jari Investment, birumvikana mukorana n'abantu benshi cyane, haba abo muha serivisi cyangwa namwe abakozi batanga serivisi. Na scenario mwigeze muhura nazo zijyanye mu bintu by'akazi bijyanye n'ibiyobyabwenge bigatuma akazi gapfa, nkaho ushinzwe abakozi, izo scenario ntabwo zigeze ziba muri Jari Investment? By'umwihariko muri Jari Investment mu bakozi nta scenario turahura nayo y'abakozi bakoresha ibiyobyabwenge, ariko aho tugenda cyangwa se aho dukorera dutangira na serivisi hari igihe tujya tubibona. Navuze ko dufite Jari Real Estate ikorana hafi bya buri gihe n'amagare. Muri za gare nawe iyo ugendamo ugenda ubibona, niho ushobora gusanga aba bana dukunda kwita abamarine, niho ushobora gusanga abandi bakoresha ibiyobyabwenge bakurura za alcohol. Ni ibintu tubona mu buzima bwo duhoramo bwa buri munsi muri serivisi zacu dutanga, duhura nabyo, ariko mu kazi kacu ntago turahura na scenario y'ukoresha ibiyobyabwenge. Ndumva ari byiza cyane kuko serivisi mutanga ni sawa, urumva, kandi umuntu w'ibiyobyabwenge ntago yabasha gukora akazi neza. Ni amahirwe cyane, ahubwo no kubikumira kugira ngo atazagira uwo bigaragaraho. Sasa nka Jari Investment muri banini, reka mbyite gutyo, muri big, mwegera gute abaturage muri gahunda zitandukanye? Nkuko nabivuze n'ubundi, serivisi dutanga kenshi ziduhuza n'abaturage buri munsi. Hari Jari Transport, akazi kabo ka buri munsi cyane kabahuza n'abaturage.
bivuze ngo akazi kabo akenshi kaba kari mu baturage. Ni ibintu duhoramo rero, ntago bidusaba yuko dufata igihe cyo kubijyamo, ni akazi duhoramo. Jari real estate ishinzwe gucunga ibijyanye n'amagare, muri za gare ni ahantu hahurira abaturage benshi, ni ahantu hahurira abantu benshi. Ako ni akazi ka buri munsi bahoramo. Rero ntacyo bidusaba kugira ngo duhure n'abaturage, kuko ari inshingano zacu kandi ari nako kazi duhoramo ka buri munsi. Muri microfinance tujya tugira campaign zigiye zitandukanye, tugira hari product dufite dushaka kumenyekanisha, hakaba igihe duhura n'amatsinda y'abikorera ku giti cyabo cyangwa amatsinda y'abacuruzi, hari ibyo tubashishikariza kugira ngo baze gufata inguzanyo iwacu, biteze imbere, bizamure mu mibereho. Naho hatandukanye tugenda tugira amakampeni ashishikariza abantu kwiteza imbere bafata inguzanyo. Ni ibyo ngibyo. None se wenda utubwiye kubo mu ha service, abandi mu da service muri rusange, nk'ikigo Jeanne Investment mu bagira ize nyungu gute mu byo mukora? Ku bandi tudaha service uko duha service gusa abatugana, hari n'abandi tubona ko biba biri ngombwa guha service cyangwa se kwifatanya nabo. Natanga urugero nka Purpose Rwanda, nkuko twabyumvishe kuva kare, ifite intego yo kubaka u Rwanda ruzira ibiyobyabwenge. Kwifatanya nabo tubona ari ibintu biba bifite akamaro, ndetse no gufatanya nabo mu kurwanya no gukumira ibiyobyabwenge ni ikintu natwe twumva twashyiramo imbaraga, tubafasha kugira ngo icyo kintu ibiyobyabwenge cyangwa se ubuzererezi bubashe gucika mu gihugu cyacu, tubashe kugira igihugu kizira ibiyobyabwenge cyangwa ubuzererezi. Rero ni muri ubwo buryo hari ibigo bimwe na bimwe cyangwa se abantu bamwe na bamwe tujya dufasha, atari uko baje kutugana badusaba serivisi, ahubwo nabo tukabafasha kugira ibyo bakora bifitiye inyungu imbaga nyamwinshi cyangwa abanyarwanda muri rusange. Urakoze cyane. None se usibye wenda ibyo mwatubwiye byo gukorana na Purpose Rwanda kugira ngo mwegere noneho abandi mudaha service direct, mwakoranye cyane na Purpose Rwanda muri bikorwa bagiye bakora bitambutse, nko mwabanye nabo mu gihe balaunchingaga cyangwa bashyiraga ku mugaragaro campaign cyangwa se ubukangurambaga bwo kurwanya ibiyobyabwenge n'ubuzererezi muri event zagiye zitandukana. Bavuga ko bashaka gukiza abantu 30,000 mu myaka 5. Kuki mwemeye gukorana na Purpose Rwanda by'umwihariko? Murakoze. By'umwihariko twemeye gufatanya na Purpose Rwanda muri iyi ntego yo gukiza abantu 30,000 mu myaka 5, kuko twasanze intego bafite yo guca ubuzererezi cyangwa ibiyobyabwenge mu gihugu, tukubaka u Rwanda ruzira ibiyobyabwenge, u Rwanda ruzira ubuzererezi. Iyo ntego nta muntu n'umwe numva utayishyigikira, kuko muri rusange ibiyobyabwenge cyangwa se ubuzererezi ni ikibazo gihangayikishije umuntu cyangwa se gihangayikishije sosiyete nyarwanda. Twumvaga rero gushyigikira Purpose Rwanda muri iyi ntego bihaye ari ikintu cyiza, kandi natwe twumva mu buzima bwacu bwa buri munsi duhoramo bwa service dutanga byadufasha. Nkuko nabikubwiye, muri za gara aho dukorera dukunda guhuramo n'izo kesi z'abana bakoresha ibiyobyabwenge, z'abantu bakoresha ibiyobyabwenge, ndetse rimwe na rimwe bikagira ingaruka ku bandi bantu bahuriye aho hantu. Tukumva gufatanya na Purpose Rwanda kurwanya no kurandura ibyo biyobyabwenge hari icyo natwe bizadufasha mu buryo bwacu muri serivisi za buri munsi dutanga aho turi hirya no hino. Byaba bidushimishije hari umuntu winjira muri gare agasanga ntaba bana bita abamarine barimo, byadushimisha. Hari umuntu winjiye muri gare akagenda afite umutekano wuzuye atikanga ngo ese hano ntago bashobora kunyiba, ahangaha ni hari ikintu runaka gishobora kumpungabanyiriza umutekano. Ibyo rero nibyo twifuje yuko twateramo inkunga cyangwa se twafatanya na Purpose Rwanda kugira ngo dufatikanye kureba icyarandura
n'icyakuraho ibyo bibazo biterwa n'ibiyobyabwenge ndetse n'ubuzererezi. Niyo mpamvu nyamukuru yatumye dushaka gufatanya na Purpose Rwanda. Urakoze cyane, ariko reka wenda dusubire inyuma gatoya. Ubundi ubona iki kintu cyashobora gucika, ikibazo cy'ibiyobyabwenge cyashobora gucika muri iki gihugu cyacu? Birashoboka cyane. Ubundi buri muntu wese yaba yakigiraga nk'umutwaro we, buri muntu wese akumva ko ari ikibazo kimureba. Ikibazo tujya tugira hari igihe umuntu yumva ko ikibazo kiri kuri kuwundi we bitamureba, nyamara nawe hari igihe bishobora kumugiraho ingaruka. Tugifatiye hamwe tugahaguruka nk'abanyarwanda, tugahaguruka twese dushyize hamwe, tukarandura cyangwa se tugakuraho ibiyobyabwenge byashoboka dukoreye hamwe. Urakoze cyane, tubwiye muri makeya uko twakorera hamwe tukarwanya ibiyobyabwenge, kandi koko birashoboka bitewe n'amateka y'igihugu cyacu, kuko icyo twihaye kukigeraho twese dukoreye hamwe tubigeraho. Reka dufate akaruhuko gatoya. Iki ni igice cya mbere cy'ikiganiro, turagaruka mu kanya, ariko twumve aka karirimbo k'umusore mushyashya rwose ubikora neza cyane, Lompe ya indirimbo ndayibaha mu kanya, ahubwo reka twumve indirimbo ya igitekerezo nyumva. Indirimbo ya nyumva ya Clement Mutabazi. Ni umusore nawe umeze neza cyane, kandi mwanajya no kuri YouTube channel mukareba lyrics kugira ngo indirimbo muyumve neza, mukareba n'izindi ndirimbo agiye akora, kandi ari kubategurira ibintu byiza cyane. Nyumva ya Mutabazi, turagaruka mu kanya. Indirimbo nyumva nizere ko yabashimishije umusore Clement Mutabazi. Abantu bamufite akantu k'akabeho, nizere ko mwayibyinnye neza cyane, mumeze neza byatari. Ikaze rero mu gice cya kabiri. Iki ni ikiganiro U Rwanda rw'Intego. Nkomeza kubona abantu batwereka ko badukurikiye, harimo nka Gerard atubwiye ati ndagukurikiye kabisa cyane, ngo dusuze ujye dusuza abantu bo mu cyaro, abantu mu kabere, abantu b'igitwe. Gerard nawe arabasuhuza cyane. Rukundo nawe arabasuhuza cyane, ati weekend nziza kuri wowe Prince, urakoze cyane. Kuri Sheri we Nana, Rukundo nawe arasuhuza Sheri we Nana, nawe aramwifuriza weekend nziza. Bo biganye i Nyanza banzi kuri Ceceka, nabo biganye muri Esapage igitwe, kandi ngo bagire isabato nziza. Rukundo urakoze cyane, nawe isabato nziza. Clement nawe ati ndifuriza weekend nziza ingabo zose z'u Rwanda, kandi nanjye reka nongere ati abantu bose bashinzwe umutekano turabasuhuza, bari badahwema kwitanga kugira ngo natwe tubashe kugira umutekano mwiza, kugira ngo tubagezeho gahunda nyinshi ziba zitandukanye, tuganira kuri iyi nsanganyamatsiko yacu n'umutumirwa Jeanne kuva muri Jari Investment. Muri iki gice cya kabiri kandi turakira amatelefone. Twari twayaretse, ariko ubu ngubu twakakira telefone. Abari mwaduhamagara bakoresha MTN kuri za nimero zacu kuri 078 66 31 cyangwa se abakoresha Tigo 0722 94
45221 mutubwira namwe uko mubitekereza, uko abikorera aho bagiye batandukanye nabo twakorera hamwe tukarwanya ibiyobyabwenge ndetse n'ubuzererezi. N'insanganyamatsiko yacu turi kuganiraho uyu munsi. Telefone uko tugenda tuganira nazo turagenda tuzakira. Jeanne, ndagaruka noneho ku ruhare rwanyu nka Jari Investment. Ni uruhe muri ubu bukangurambaga Umuryango Purpose Rwanda yatangiye wo kurwanya no kuvana abantu 30,000 mu biyobyabwenge ndetse n'ubuzererezi? Ego, mu ntego Purpose Rwanda yihaye yo kuvana abantu 3,000 mu buzererezi cyangwa mu biyobyabwenge mu gihe cy'imyaka 5, ni intego nziza kandi twumva natwe twashyigikiye nka Jari Investment. Nk'uko nakomeje kubivuga, ni ikigo gishishikarizwa cyangwa se gifasha abafite intego nziza nk'izi ngizi. Kuvana abantu 30,000 mu biyobyabwenge cyangwa mu buzererezi ntabwo ari ikintu cyoroshye, kandi ni ikintu gisaba ubundi bushobozi. Muri kampeni ishize twari turimo bavugaga ko byibuze kugira ngo umuntu umwe abashe kugera ku rwego rwo kuva mu biyobyabwenge bishobora gutwara byibuze 120,000. Urumva ko ni igikorwa gisaba ubushobozi, gisaba amafaranga menshi, kandi nka Purpose Rwanda idashobora kwifasha yonyine. Jari Investment rero twabonye ko byaba byiza natwe dufatanyije na Purpose Rwanda kuvana cyangwa se gufasha bariya babaswe n'ibiyobyabwenge mu kubivamo no kubikumira. Twemera byibuze kuvana abantu 150 muri ibyo biyobyabwenge, dutanga ubufasha butandukanye. Byibuze natwe muri uwo musanzu w'abantu 30,000 tuvuge ngo harimo abantu 150 Jari Investment yagizemo uruhare mu kuva muri ibyo biyobyabwenge. Ni ibintu byiza rero, kandi natwe twumva twishimiye. Ubonye hari umuntu wari waracikije ishuri cyangwa se hari ubuzima bwe butagendaga neza, ukabona ugize uruhare mu kumukura muri bya biyobyabwenge, asubiye ku murongo, abaye umuntu ufite umurongo mwiza, abaye umuntu ufite gahunda nziza, ufite ejo heza hazaza, nawe byagushimisha. Ni muri urwo rwego twifuje rero ko byibuze abo bantu 150 twazahagararana na Purpose Rwanda tukavuga ngo muri abo bantu 30,000 mufiteho kura muri ibyo biyobyabwenge, reka Jari Investment ifatanye namwe kugira uruhare mu gukurayo abo bantu. Ndumva ubundi ibyo bintu waruvuze, urwo ruhare rwanyu rurakomeye cyane kandi turarwishimiye cyane. Ndizera ko abantu bari kutwumva nuko tutari kubareba, mukome amashyi aho muri bakome amashyi aho bari, kuko kurokora ubuzima bw'umuntu umwe byonyine ni ingenzi. Nk'uko bavuga gute theme cyangwa se imvugo y'iyi campaign ni kurokora ubuzima bw'umuntu umwe, ni ingenzi tubungabunge. Rero noneho kuba mugiye gufasha ubuzima bw'abantu 150 ni ikintu cy'agaciro gakomeye cyane umuntu atakirengagiza. Ni ibintu bikomeye cyane. Abo bantu 150 ni mu gihe kingana gute? Cyo cy'imyaka 5 cyangwa mu gihe cy'imyaka 5, nkuko intego ya Purpose Rwanda ari ukuvana abo bantu 30,000 byibuze mu gihe cy'imyaka 5. Muri urwo rugendo rw'imyaka 5 natwe tuzakurayo abo bantu 150 muri ibyo biyobyabwenge mu myaka 5. Mu myaka 5. Ndumva ari ibintu byiza cyane, ndumva ari ibintu byiza cyane. Impamvu twakoze bino bintu ni urwego rwa byandi ngo homegrown solution cyangwa kwishakamo ibisubizo, kuko twabonye ko ibibazo bigira ingaruka ku bantu bacu. Rero kugira ngo tujye gushaka inkunga ahandi, twavuze ati mu Banyarwanda ko turashoboye, natwe twabyikorera. Kindi Emma, ntago wabona umuntu wawe? Hello? Yes, City Radio. Hello?
Yes, witwa nduhereraga naye. Mugwaneza Nyose mu karere ka Kamonyi. Insanganyamatsiko yacu wayumvishe? Yahise agenda. Wari uri gukomeza? Nari mvuze ngo ikindi ntabwo wabona umuntu wawe ari kugenda yangirika cyangwa se ari kugererwaho ingaruka n'ibiyobyabwenge ngo ureberere utegereze ko hari undi muntu hanze uzaza kugufasha kumukura muri bya biyobyabwenge. Nimba hari icyo ufite, nimba hari icyo ushoboye, hari icyo wakora ukanamurokora ataragera kuri rwa rwego rwo kugeraho abimbata yabyo. Urumva nibyo nanjye navugaga ko ni ukwishakamo ubushobozi kuko nkuko twabivugaga ati dukoreye hamwe twese turashoboye kandi n'abandi baza kudufasha twese tugakorera hamwe kugira ngo tujye dushaka inkunga hanze kandi twebwe nk'abanyarwanda twabyishoboza. Urumva ni ikintu cyiza cyane twatangije kandi kuko abantu benshi bajya hanze baba bavuga nabi igihugu bavuga ati turakennye. Ese ubundi turakennye? Igihugu cyacu ubundi cyakenye? Ntabwo gikennye. Urumva rero niyo mpamvu twavuze ati ntabwo tujya gushaka amahanga, akenshi tujyayo abenshi bagenda bavuga nabi igihugu kandi tugomba kwihesha agaciro nk'uko perezida wacu ahora bitubwira. Icya kabiri kuko tugomba gutabarana nk'abanyarwanda, umwe intera ateye tukayikiriza tugafashanya. Ariko hari abantu benshi batabyumva neza, baba bumva ko wenda nk'umuntu utaragize umuntu arwaza w'ibiyobyabwenge cyangwa se udafite wenda umuntu wo mu muryango we, haba wenda umwana wo ku muhanda uri mu muryango wabo utabyumva neza akavuga se ibintu ubundi bibaho. Nkawe wari hafi na Purpose Rwanda igihe gitoya ni gitoya mumaranye, kuko ibyo bintu izo abo bantu barahari ubundi? Abo bantu barahari cyane, narabyiyumviye naranabiboneye n'amaso yanjye, aho umwana akubwira urugendo yatangiye atangira kunywa ibiyobyabwenge akageraho abimbata yabyo, kugeraho yumva ko adashobora kubaho mu buzima bwe adakoresheje cya kiyobyabwenge. Ibyo bintu bibaho cyane, narabibonye, numva n'ababyeyi byagizeho ingaruka, n'umubyeyi w'uwo mwana cyangwa se ababyeyi b'abo bana nabo ubwabo bakabihamya bakavuga ati twagiye tubura ubuzima bw'abana bacu tubireba bujyanywe n'ibiyobyabwenge, kugeza aho tubatakariza icyizere tukumva ntago ari abana bacu, wajya unamubona ukanamwikanga kandi ari umwana wibyariye. Ibyo bibaho cyane rwose, ahubwo abatabyemera bajye babirebera cyane no kuba babona hano mu mihanda. Nubwo utamufite mu rugo iwawe, nubwo utamufite mu muryango wawe, ariko hari abo unyuraho babaswe n'ibiyobyabwenge, hari icyo rero wakora ugafasha ubuzima bw'uriya mwana. Ushobora kubyirengagiza ukavuga uti njye ntago bindeba, nyamara hari ingaruka bishobora kukugiraho. Bariya abana nibo bavamo inzererezi, nibo bavamo abiba, nibo bavamo abafata abagore ku ngufu cyangwa abakobwa ku ngufu. Ushobora kubyirengagiza ariko ukazahura n'ingaruka zabyo mu bundi buryo, mu buryo bumwe cyangwa n'ubundi, nyamara hari icyo wakora ukabikumira hakiri kare. Urakoze cyane. Nkuko twabivuzeho no kuri Jari investment, mufitemo abakozi benshi, none ndagira ngo nanjye ngo umukoro urumva kandi ndizera ko hari abadukurikiye aya masaha, none ndagira ngo ugire abantu bo muri Jari investment by'umwihariko wabwira ku giti cyabo bagatanga umusanzu wabo mu gukiza ubuzima bw'umuntu umwe, nk'intero y'ubu bukangurambaga. Niba hari abuzi ubu aka kanya baduteze yombi cyangwa abo wazatubwirira ku giti cyabo mu bo mukorana rwose wababwira. Urakoze. Ndatekereza neza ko hari abari kunkurikirana kuri izi saha kandi intego ya Purpose Rwanda bamaze kuyumva, ndetse hari n'ibyo twaganiriye ibyinshi muzabibona mu bikorwa, tuzabishyira mu bikorwa cyane rwose. Nagiye kuza hano twabanje kubivuganaho, ntabwo ari ngombwa kuvuga ngo kanaka ndabizi ko babifite ku mutima, bazabikora kandi bazabashyikiriza ubutumwa rwose. Urakoze cyane. Hano n'abakomeze kutwandikira ati umugoroba mwiza, iyo nsanganyamatsiko ni nziza cyane. Tugomba kwihesha agaciro nk'abanyarwanda kandi tugafashanya nk'uko ari umuco mwiza wo gutabarana, kuko ni ugutabarana turokora ubuzima
bw'abantu. Hari n'abakomeje kutwifuriza weekend nziza nka J Love kuva muri group iririmba ya The Same Abiru, nabo bafite indirimbo nshyashya bashize hanze yitwa Paka ya The Same Abiru, nawe arifuriza weekend nziza. Barimo Theo, Teta, kandi naje ngo ngomeze kugubwa neza. Rero Theo na Teta nizere ko mumeze neza. Turi kugana ku musozo, hari ugira ikintu wabwira abantu bikorera muri rusange ku cyo bakora mu gukiza ubuzima bw'umuntu umwe, abandi bikorera, kuko tuve no kuri jari namwe mwikorera, hari ambrera muba mubarizwamo PSF cyangwa n'abandi rusange mukorana umunsi ku munsi, wagira ihe message waba? Murakoze. Ubundi kurokora ubuzima bw'abantu ntabwo bireba gusa uwikorera ku giti cye cyangwa bikorera ku giti cyabo, birareba twese. Ariko reka mvuge nk'uko warumbajije ku bijyanye n'abikorera, ndabishyira mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere, abikorera buriya bagira ijwi bashobora kuzamura rikumvikana ahantu henshi kandi kuri benshi, bikagerera kuri benshi icyarimwe kandi bikagira izindi mbaraga. Nabasabaga yuko mu bushobozi bafite muri za kampeni bajya bagira, bamamaza ibikorwa byabo, bashaka ko product zabo zitera imbere, bakumvikana hanze. Ndashaka kubasaba ko byibuze bashyiramo iyi gahunda yo kurwanya no gukumira ibiyobyabwenge n'ubuzererezi. Babandi bahura nabo, babandi basanga bagenda batagetinze ko bari bubumve kugira ngo babashe kugura cyangwa se kumenya product zabo, bagerageze bashyiremo n'ikintu cyo kurwanya ibiyobyabwenge n'ubuzererezi, kuko ryajwi ryabo rigiye ritagetinga abantu benshi, bazabyumva ari benshi. Icyo ni kimwe. Ubundi buryo bwa kabiri ni ukubasaba ubushobozi, nk'uko bivuze abikorera, abakora kugira ngo agire amafaranga, akenshi bafite ubushobozi, bafite amafaranga cyane. Rero turabasaba amafaranga bafite ntiyumve ko gusa arayo yakwakira kugira ngo agire ibibazo byakemura gusa, ariko agiremo nayo agenera umuryango nyarwanda uri kugenda utakaza ubuzima muri ibi biyobyabwenge. Yumve ko hari uruhare n'igihumbi cyashoboka, kuri hasi uciriritse, simvuze igihumbi gusa, n'ufite arenze ayo ngayo, hari ayo yatanga, yakusanyirizwa hamwe. Umwe yatanze 1,000, undi agatanga 5, undi agatanga miliyoni, undi agatanga 100, bigahuriza hamwe. Hari icyo byarokora, hari uwo byarokora, hari icyo byakora kugira ngo ubuzima bw'umuntu buve muri bya biyobyabwenge. Ubwo ni uburyo bubiri nari mvuze ngo bushobora kwifashishwa kugira ngo byibuze abikorera bagire uruhare mu kurwanya no gukumira ibiyobyabwenge n'ubuzererezi. Urakoze cyane, kuko ibyo bintu njya mbigarukaho cyane kubikorera. Ndavuga ati nudafasha aba bantu ejo niwe uzakwiba. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, ntabwo uzaba ufite umukiriya. Urumva uzaba ubuze ibintu bibi, umuntu uguteza umutekano muke. Icya kabiri, ubuze n'umukiriya, kuko serivisi mutanga cyangwa produit mutanga mutaziye abaturage bazima bameze neza, mwagira benshi batakaza ubuzima, abakiriya nayo clientele biri kugenda igabanuka. Ndumva rero ari iyo message, nta kindi twarenzaho, kuko ugomba kubungabunga ubuzima bwabo uha serivisi cyangwa se uha produit zawe. Nizere ko mwabyumvishe neza cyane. Noneho nka message yawe ubwira abanyarwanda muri rusange, ndetse na message ya Jari Investment, ikintu muteganyiriza abanyarwanda muri uyu mwaka wa 2022, tubwire dusoza nyine. Murakoze. Nka message yanjye nabwira abanyarwanda muri rusange, nkuko iyi ntego twari dufite cyangwa insanganyamatsiko twari dufite yo kurandura no gukuraho ibiyobyabwenge n'ubuzererezi,
ndasaba ko bitaba iby'abantu runaka gusa, ni bibibe iby'umuntu ku giti cye, abifate nk'umutwaro we, abifate nk'inshingano ze yo kubireberera ku ruhande, nahura n'umuntu cyangwa se umwana cyangwa se uwo ari we wese abonaho afite ibimenyetso by'uwabaswe n'ibiyobyabwenge ngo yumve ko we ari muzima atekanye. Oya, bifate nk'umutwaro wawe, bifate nk'inshingano zawe ko hari icyo wakora kugira ngo ubuzima bwa wa muntu bube buzima, ube umugiriye umumaro, ube wigiriye umumaro kandi ubugiriye n'umumaro igihugu cyawe. Niyo message naho abanyarwanda muri rusange bose niba bifate nk'ibyabo. Duhagurukire hamwe turwanye ibiyobyabwenge, duhagurukire hamwe turwanye ubuzererezi. Tuzaba twubatse igihugu cyacu, tuzaba twubatse umuryango nyarwanda, tuzaba twiyubatse natwe ubwacu mu miryango yacu. Ndahamya neza ko umuntu ufite umwana wabaswe n'ibiyobyabwenge cyangwa se umuvandimwe nta mahoro afite mu mutima, ahorana icyo gikomere cyangwa se uwo mubabaro mu mutima we. Rero hari icyo wakora kugira ngo ugarure ubuzima bwa wa muntu, ugarure ibyishimo bya wa muryango uhorana ibyo bibazo, uhorana uwo mubabaro wo gutakaza ubuzima bw'umuntu wabo babireba. Iyo ni message nari mfite yo guha abanyarwanda bose muri rusange. None nko muri Jari Investment tubitegeho iki? Muri Jari Investment kubijyanye no gukura no kugabanya cyangwa gukumira no gukuraho ibiyobyabwenge n'ubuzererezi, mutwitego gukomeza gufatanya namwe ndetse no gutanga umusanzu wose washoboka kugira ngo ibi biyobyabwenge n'ubuzererezi biranduke. Igishoboka n'umusanzu wose twumva dufitiye ubushobozi turi tayari kuwutanga. Ya murakoze cyane. Nose nk'abakiriya banyu cyangwa abantu muha service gira nabo ijambo babwira. Murakoze, turashimira cyane abantu duha service barimo abanyarwanda muri rusange tujyana nabo cyangwa se dutwara muri ziriya modoka za Jari Transport. Burya washyize imodoka ku muhanda ukabura umugenzi uyinjiramo, warayishoyemo amafaranga, warafashe loan, waragize gute, byakubabaza kandi ngira ngo nta nubwo waba ukibasha gukora. Turabashimira abanyarwanda rero batega imodoka za Jari Transport, mwarakoze kandi muracyakomeza kubana natwe. Ikindi cya kabiri, turashimira abanyamuryango ba Jari Microfinance ndetse n'abakiriya bacu, tubabwira ngo mukomeze kwitabira serivisi zacu tubaha, tunabemerera yuko rwose uko mukomeza kutugana ariko tuzajya tubaha na serivisi nziza, tubemerera serivisi nziza kandi ngira ngo ntabwo muratuveba kuri serivisi tujya tubaha. Uko mutugannye tubakira neza, tukabaha uko mubyifuza, tukabaha serivisi nziza zirimo byose uko mubyifuza. Inguzanyo murayima vuba ninza kubagana. Biravuba ahuguze imabanguka uri mu bantu tuzafata bwa mbere guha inguzanyo. Urakoze cyane Jeanne. Nizere ko mushimira ku wemeye ubutumire bwacu kandi ni na contribution yanyu mu kurengera ubuzima bw'abanyarwanda. Nizere ko n'ubutaha nitugutumira uzaboneka. Murakoze cyane namwe. Urakoze cyane. Ya namwe ndabashimira mwese mwakomeje kudukurikira, ariko tutarasoza ko dufite iminota mike yadusigaranye. Babwira ko iki kiganiro ari urubuga, iki kiganiro Rwanda rw'Intego ari urubuga rufasha umuntu wabaswe cyangwa se umuntu ufite umuntu wabaswe n'ububata ubwaribwo bwose, cyane cyane inzoga, itabi, ibiyobyabwenge, ko bagana umuryango Purpose Rwanda bakabafasha. Umuntu wese waba ufite intego ashaka guteza imbere, kuyisangiza abanyarwanda muri rusange, iki kiganiro ni icyawe. Umuntu ufite impano, umuntu waba ufite impano
iyo ariyo yose, harimo kuririmba, gusetsa, gushushanya, kuvuga imivugo, kwandika inkuru, ushaka kugaragariza iyi nkuru, ushaka kugaragariza impano yawe abanyarwanda, iki kiganiro nawe ni icyawe. Iki kiganiro kandi gihuza aba parts cyangwa se aba agent bazana impinduka nziza muri societe, bafite imishinga itandukanye bari gukorana, bahuza n'abafatanyabikorwa ndetse n'abaterankunga. Abo bose twavuze haruguru mwatugana kuri Purpose Rwanda, aho dukorera mu nyubako ya Prince House i Remera, cyangwa se mukaduhamagara kuri 078 60 88 048, cyangwa se mukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, aba kuri Twitter, Facebook, Instagram, hose ni Purpose Rwanda. Ndizera ko iki kiganiro cy'uno munsi ndetse n'insanganyamatsiko y'uno munsi twaganiriyeho, uruhare rw'abikorera mu kurwanya ibiyobyabwenge, yagize icyo ibasigira, ndetse nizere ko namwe ari cyo mwakuyemo. Iki rero cyari ikiganiro U Rwanda rw'Intego, mutegurirwa n'Umuryango Purpose Rwanda uharanira kubaka U Rwanda rutarangwamo ibiyobyabwenge ndetse n'ubuzererezi, kubufatanye na 88.3 City Radio. Nge ukibagezaho ni Prince. Dusubire kuwa gatanu utaha, mbibwira ngo mugire weekend nziza cyane. Iki cyari ikiganiro U Rwanda rw'Intego kuri 88.3 City Radio, Inshuti ya bose. Muze twese hamwe U Rwanda rufite intego kandi ruzira ibiyobyabwenge.